ubwo mpita ndavuka havuka umutwe avuka na kano gahimba ibitugu noneho amaboko n'ibindi bice byose bigumayo. Haleluya. Bigumyeyo mama ahita arapfa birarangira. Noneho bafata isanduku baramanura mumva hasi twirukanse cyane uko nago tajya kuvuga uko bacuke cyangwa se ko yashatse abandi bantu bakimanura mu murambo wa mama. Mukadata aragenda afata ka gahinja aragenda mu gikari inyuma kubera ko bahise bacukura inyuma mu bintu byihuse inyuma y'inzu ajugunyamo aravuga ngo uyu nguyu nawe nagenda ajyane na nyina kuko nta kintu amaze nta nicyo yabasigariye kumara nyina nta kintu yabamusigiye ku isi. Ubwo rero bamaze gushyingura bangumiza aho ngaho mara iminsi 7 nta nutuzi bamaye byibara dushobora kubobeza uruhinja ngo rumuzahure ahubwo bahise bakora agaserikeri kanje barangije baranacukura imva iguma bategereje ko jewe nzapfa none nanjye bakankingura. Dezum TV 24. Yes, reka twongere tubasuhuze mwese mukurikiye ibiganiro byacu bya Dezum TV tubifuriza kugubwa neza aho muherereye hose mu bice bitandukanye by'isi by'umwihariko mwebwe mudukurikiye muri mu Rwanda. Tunabibutsa gukomeza kudushyigikira mukanda subscribe mukanda kuri notification kuri kara kamenyesero kameze nk'inzogera ndetse munaduha ibitekerezo ku bitagenda neza kugira ngo umuryango wa Dezum TV utere imbere kandi ibintu bigende neza. Nkuko mubibona imbere ya kamera zacu turi kumwe n'umumama mwiza Imana yagiriye neza, n'umumama ufite ubuhamya bukomeye, Imana yamukoreye ibikomeye, iramukomeza, Imana yamushisha mu bikomeye iramukomeza, none nawe akaba agiye kubutubwira kugira ngo ubuhamya bwe bukomeze abandi. Mama turakwakira rero kuri kamera za Dezum TV. Murakoze. Banje kubaramutsa mwese umwungeri mwiza arakarama. Mbere yo kugira ngo ngire icyo mvuga cyangwa se tuganire cyangwa se ntanga ubuhamya cyangwa se ku zindi service zose ziri bukorwe, reka tubanze duce bugufi dusenge. Mana nziza, Mana nkuru, Imana ikiranuka cyane, Imana y'urukundo, uri se mwami wacu Yesu Kristo, ugira neza bugacya bukira kandi abagutegereje bazakubona nta uhwanye nawe. Yemerera ineza yawe n'urukundo uganza no gutegeka biganze, twibutsa wadukuye nyiringa Imana tukuramburiye amaboko tuvuze ngo urera tukweretse zina gahunda zose. Rero gwino ubane natwe uganze kandi utegeke mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Mama twinjiye mu kiganiro cyangwa mu buhamya. Yego, muratangira mutwibwira cyangwa mwibwira abakurikiye iyi televiziyo yacu kugira ngo twinjire mu kiganiro neza twese twamenyanye. Nkuko nabanje kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, ndambanje kubashimira kuba mumpaye ikaze. Nitwa Nyiramisigaro Joseline, ndi mama w'abana 4, ndi mama Imana agiriye ubuntu, ndi umutegarugori udatega amaboko mu kabari. Haleluya. Hari benshi baba bateza amaboko mu kabari bakajya kubyina bagaceza bagatungwa n'ubwo buzima, ariko ngewe ndi umwe muri bamwe Imana yagiriye ubuntu. Rero uyu munsi wa none nkaba numva nashatse kubaha ubuhamya. Hari umuntu ushaka kwibaza ngo izina Nyiramisigaro rishatse kuvuga iki, ese ryavuye hehe, ryakomotse hehe? Nicyo kintu ushaka kubabwira, ariko mbere na mbere ya byose ibanze ryabyo hari ijambo bikubiyemo mu gakeya. Ijambo riri muri Yeremiya igice cya mbere umurongo wa 4 kugeza kuri 6. Iryo jambo riravuga ngo, nuko ijambo ry'Uwiteka ryanjeho riti, nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko, nakwejeje utaravuka, ngushyiriyeho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Haleluya. Ariko ibaze kuba Imana y'ubwayo yarakumenye utarabaho, utararemwa, utaraba mu rusoro. Murumva atari by'igiciro yeme? Uhari ubanze umuhereza Imana icyubahiro kuko irakabyara abahungu n'abakobwa ikwiye gushimwa. Rero iryo jambo ryo rimfasha kuko riba rikubiyemo ubuhamya bwanjye cyangwa se n'imibereho yanjye yamenye ntarabaho. Rero nitangira papa na mama bari Abarundi, ariko mbere na mbere ko ntangira ubuhamya ubanze winjiremo neza. Nimba wumva uri umunyantege nke ntunkurikire, ariko numva wumva ufite imbaraga. Ikindi cya kabiri wumva
wuzuye mu buryo bw'umwuka, ubuhamya nibwo buri bugufashe. Simbuzanye kugira ngo bukubabaze, simbuzanye kugira ngo bukurize, ahubwo muzanye kugira ngo bugukomeze. Ushobora kuba warahuye n'ikigeragezo, ibigeragezo biba byinshi kandi ibigeragezo biratandukanye ndetse n'ubuhamya buratandukanye, ariko ubwanjye bwo ngusabye kugira ngo ube ready, ubukurikire, bugire icyo aho bugukura bugire n'aho bukugeza, kandi noneho nawe uzawubwire mugenzi wawe. Haleluya. Rero bamwe munkurikiye nimubone ngo ni ukuvuga ngo ni ukugutegeka, ahubwo ni ukugira ngo ubyiyumvemo ubundi mbere na mbere. Iyo wamaze kwiyumvamo ikintu kigeraho kigukora kikagira nawe kikugeza. Rero nabwije ukuri ko papa na mama bari Abarundi. Burundi hahuraga intambara z'urudaca. Noneho papa aza kwaka ubwenegihugu mu Rwanda, aje kwaka ubwenegihugu mu Rwanda ashyikiye Butare, ariko ko mbona musa naho mukongera, wabanje ukagira gutyo ukumva neza ko hari akantu kari bujyemo. Yesu nashimwe. Akimara kwaka ubwenegihugu ashyikiye Butare, ashyikira ku mukecuru ufite abana 4 bagumiwe. Ubwo hari mu mwaka wa ryari niba wibuka cyangwa niba barakubwiye amateka? Bambwiye amateka hari mu mwaka wo muri 1983, 1983. Noneho ashyikira aho ngaho i Butare, ariko umukecuru avuga ati mbere yuko nguha icumbi cyangwa se indaro mu buryo bwa Kirundi nuko uzanshakira umukobwa. None papa aramubwira ati rero ufite umugore n'abana 3 kandi urabona ko nambaye n'impeta. Umukecuru avuga ati twebwe iwacu mu Rwanda, haleluya, ariko burya ngo agahugu katagira umuco karacika. Ariko ikinezeza ni kimwe, nuko yose rero kugira ngo ireme ubuhamya, kugira ngo iki gihe nzabe mpagaze hano ufite mikoro mvuga iby'Imana yankoreye, kuko iyo bitaza kubamo ntago mba ndi kuvuga. Yesu nashimwe. Ubwo rero noneho aramubwira ati rero kereka udafite ubushobozi bwo kuba watunga abagore 2, ariko twebwe igihugu cyacu kirabitwemerera. Noneho umusaza bitewe n'ibibazo yararimo cyangwa se na gahunda yararimo, yakoresheje ijambo ryo kwemera atemeye, ijambo ryo kwikiriza ntago byabujije uwanga kwanga. Noneho yikiriza byo kugira ngo abanze arangize gahunda. Ubwo twise cyane yaragiye arubaka, afatiranga muntu ubwenegihugu, amaze kubaka agenda yimura umuryango arawuzana. Umaze kuhagera, ubwo wa mukecuru nimba yamufashe nk'umukwe wiwe basabana, ariko papa we yumva umutima bitarimo, yamugejeje ku cyubakwa, inzu ziruzura, zimaze kuzura, yimura umuryango. Hashira nk'umwaka papa atarasubirayo. Rero wa mumama nibwo yagarutse ajya kureba uko byagize, sanga yazanye umuryango wose, barica baratuje ndetse no kubyara abaranabyaye. Haleluya. Nanje baza tese muzehe ko twasezeranye kuzarwanira umukobwa, ukaba waraje ukicarira, byagenze gute? Ati je ntago namushaka umugore wa kabiri, ahubwo wowe mbwira ishimwe nshobora kugushima ku buryo wakumva unyuzwe umutima. Ati shimwe nagusabye nta rindi, niryo kuzantwarira umwe mu bakobwa mfite. Haleluya. Ubwo noneho aramubwira ati ntago rero namutwara. Araje amusubiza ati nimba utamutwara ahubwo ndakwica, noneho bose bakuburi. Mama kubera kwa gutuza kwabo hanze kw'Abarundi, kwitonda kwabo, abantu bose siko bitonda, ariko habamo abantu bagira umuco. Aratekereza aravuga ati none se nimba ndi muri kino gihugu ndi nyine nta wundi muntu nzi, umugabo wanjye nemere bamwice? Aramubwira ati rero emera ugende umuzane tubare nta kibazo. Ubwo azana mukeba, barabana mu nzu imwe, bakajya babana mu buzima busanzwe, makajya ateka akakira umugabo kuko ni mu nshingano z'umugore mu rugo, kandi agomba kubahiriza inshingano z'umugabo. Nk'uko Yiri tubwira ngo bagore mugandukire abagabo banyu, namwe bagabo mugandukire abagore banyu. Haleluya. Rero agombaga kuganduka atite kuvuga ngo ni mukeba cyangwa se n'iki kindi. Ubwo araganduka, mukeba atinda kubyara, umagumya byaraga abana batoya badasumbanaho imyaka myinshi. Nimba ari imyaka myinshi ngo abaga ari nk'umwaka umwe cyangwa se akikanga mu mezi 3 atwite. Ubwo umwana agatangira kujya abaho mu buzima bwo gutungwa n'amata n'indagara n'ibindi n'ibyo ngibyo. Yesu nashimwe.
bigeze aho ngaho rero umukeba batangira kubyara akajya abyara abakobwa ariko papa na mama i Burundi bari barahakuye abahungu 3 ndetse ubwo ubuzima burakomeza bamaguma kubyara abahungu aguma kubyara abahungu ariko haza kubamo ikibazo cy'uko nta mukobwa mumare kubyara noneho muzehaye mwaje arambwira ati none se kutari kubyara umukobwa ugiye kunca mu muryango mama aramusubiza ati se mugenzi wanjye ntari kubyara abakobwa abana bose si abana ngo ndashaka umwana uguturutseho haleluya isezerano rirarwanwa isezerano rirahigwa isezerano rirageragezwa Yesu nashimwe ubwo noneho arangira avuga ati nimba atari uko bigenze ndabyihoreye kumbe mama yari atwite amaze kubyara abonongeye kubyara umuhungu papa rero itaramuta kuva munsi hashira n'indi myaka 3 mama atarongera kubyara ubwo yari amaze kubyara abahungu bangahe yari amaze kugera mu bahungu 6 ubwo nageze muri 6 umumama nabagejeje mu bana b'abakobwa bagera muri 5 ubwo rero ntiyanyurwa nawe uwo mumama arashaka umukobwa uturutse ku mugore we w'isezerano ko mumva mama yari umugore w'isezerano uwo ngo ndi nubwo babanye ntago yigeze akora indi mariage ahubwo bakoze icyo bita mariage koco twe niko tubyita ubundi papa mu buzima bwe bwo kubaho byose kuko urumva ndi mutoya ntago nigeze ngira gukurikirana ibintu cyane by'amateka cyane yuko twari kuza no kubigeraho wenda yapfuye nkiri muto naratangira kujya mwinjira ngo mubaze ariko ku by'amateka nahawe cyangwa se kuri histoire ku makuru nahawe nuko papa we yakundaga buri mwana uwo ari we wese noneho iwabo nta bakobwa benshi bari bafite niyo mpamvu aravuga ati nta kuntu mu rugo twafite abakobwa benshi ngo nawe nurangiza uzana abahungu gusa ubwo rero noneho yumva ko amukeneye iki umukobwa bamara imyaka 3 mama ari mu buzima bubi yaranzwe arya ibiryo asangira n'abakozi Yesu nashimwe hari igihe rero ushobora kugera mu buzima ukabona nimba warashatse ufite umugabo agatangira kukwanga akajya guha ibyo abonye jubirya kuko hari ikiba kiri gutegurwa imbere utazi kandi kizakuviramo iki icy'umumaro kandi wibuke neza yuko igigeragezo kiza gihetse igisubizo kandi igiti cy'umuruho cyeraho imbuto z'umugenze binateye n'ikibazo kuba umuntu yamara imyaka 3 atarongera kubyara ku muntu aramenyere kujya abyara buri mwaka nduzi kari buri mwaka nuko bitanabagaho ko umuntu yabyara 2 mu mwaka ariko bamaye nuko byagombaga kugenda rero rimwe ni nk'Imana yashatse kugira kuko umunsi wari umaze kugera ukuremwa kwa kuwo mukobwa bashakaga ubwo papa uwo munsi aramukunda aramutahira amaze kumutahira aramubwira ati nguteye inda y'umwana w'umukobwa amuteye inda y'umwana w'umukobwa umumama arishima amaze kwishima aragenda abibwira inshuti yiwe bari baravanye mu Burundi baganira bahuza ibiganiro cyangwa se ikiyago muri gahunda y'abarundi uko abarundi ibiganiro babyita kuyaga ubwo rero papa naragenda abibwira mukeba wa mama we ntago byamushimishije ahubwo we byaramubabaje bituma ashaka yuko uwo mwana atagomba kuvuka tukira aho ngaho ubwo niki cyamubwiye ko atenda y'umukobwa papa yari umupfumu ari n'umuganga usanzwe mu baganga basanzwe ko yateraga inshinge agasuzuma imiriro za malaria noneho umunaniwe akaba ari we yohereza kuri hospitali rero kubera nago twavuga ko ubwo buganga busanzwe aribwo byamweretse ahubwo urumva na amadayimoni niyo yamweretse ko yari umufumu kandi imyuka tuba turwana nayo ibifite imbaraga gusa cyari cyo cyose nuko tuzi ko Uwiteka Imana ari uri hejuru yabyo rero ayo madayimoni niyo yamubwiye ko atwise ateye inda y'umwana w'umukobwa ubwo rero yabimubwiye agira ngo nabo barafatanya kwishima no kunezerwa noneho mukadata itagenda ajya kuri wa muvandimwa ya nshuti ya mama aramubwira ati rero namenye neza ko Antoinette atwita umwana w'umukobwa none muzehe ari kumutegurira ibirori ibyo ari guteganya byose ni byiza bishobora kumviramo ikibazo cy'uko jewe nshobora kwangwa kurushaho wewe yaranagereye baramwanze none nagira ngo dufate gahunda jewe icyo ngutege kugikore nguha amafaranga uzanyicire uriya mubyeyi atarabyara uriya mwana ubwo noneho urumva amafaranga nkuko yaguze umwana w'Imana Yesu mwibuke ko Yuda mugambaniye bagamuha amafaranga rero nawe bigenda guca mubwira kazamuha 100 abanza kumuhimba 50 akazabimuha yaramaze kumwica bikarangira Yesu nashimwe
numve ngo ubabare cyangwa se ngo bukujyane kure, ahubwo weho wakira izindi mbaraga utekereze. Nge mbivuga wowe ujye utekereza nawe ibyo wahuye nabyo, utekereza aho wavuye n'uyu mwanya uhagaze, biratuma urushaho guha Imana icyubahiro, bituma urushaho gutinya Imana no kuyikunda. Haleluya. Ubwo rero none agenda 50 arabimuha, aramuroga. Amaze kumuroga umubyeyi abana n'iki, abana n'ubumuga bw'uburozi, abaharibwa, abahababara mu buzima bwe bwose. Agitangira gututurumva yarinda y'umunsi umwe y'ijoro rimwe, ibaze guhera ijoro rimwe ukageza amezi 9 ukigize gute ukibana n'uburozi. Kubera iki? Kubera ko yari yaramenye ntarabaho, ntaraba urusoro, nari ntaranakaremwa, indindira muri ico kintu. Haleluya. Ubwo rero noneho nta kindi cyakurikiyeho. Mukadata yabonye ko igihe kigeze, bana bagumaga bakuvavugana nyine bahana communication zuko bigeze naho bigereye, naho ubwo amubwira ati umukecuru ameze gutya na gutya, ndabona ameze nabi. Abonye ko ari bupfe uwo munsi, abwira papa ati tugende tujye gutembera iwacu mu rugo, ntago tuhaheruka, urumva ni kwa sebukwe cyangwa se kwa nyirabukwe wa papa. Afata imodoka n'ibyo kubasurisha baragenda, ariko papa sigabona ko umubyeyi ameze nabi, ariko akumva ko ni kwa guhora ataka kwa buri gihe. Haleluya. Mwibuke yuko muri Bibiliya handitse ijambo rivuga ngo ahari kurira kwarera umuntu nijoro, ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Yesu nashimwe. Rero ubwo nta kindi kintu cyahigwaga, ni rya sezerano ryari riri mu nda ye. Yari atwite umwana w'agaciro, umubyeyi yamukunze, ariko kubera iki Imana yagennye mbere y'igihe, kuko yo ibizi ubuzima bwawe, kubaho kwawe n'iherezo ryawe. Niyo mpamvu mwumva byabayemo ibintu by'ingorane, kwari kugira ngo ireme ubuhamya nk'ubu ngubu, kuko iyo abatari ubuhamya ntago nakucaranga ngo mbone icyo mvuga. Murumva yari akize, afite ibintu, acana imiriro muri kera, kandi iterambere ryari ritaraza, afite za telefone za tuvugane ziba ziri ku gikuta, avugana nabo hanze. Rero ntago nari kubona ibyo mvuga. Haleluya. Ubwo rero arangije baragenda, bakigera mu mayira, urumva bahagurutse mu masaa cyangwa se saa 2 ntawamenya. Mama nawe isaha yo gupfa igeze, Imana irareba iti jewe hari icyo navuze kuri uyu mwana, hari icyo navuze ataraba urusoro, namuteguye mbere yuko mumutegura, njewe ndashaka ko ahita avuka. Ubwo mpita ndavuka, havuka umutwe, avuka na kano gahimba, ibitugu, noneho amaboko n'ibindi bice byose bigumayo. Haleluya. Bigumyeyo mama ahita arapfa, birarangira. Ubwo nyine aguma aho ngaho, nta wundi mukobwa wenda wari uhari, nta n'undi muntu ari kuza gutamureba gutyo. Bitegereza igihe papa ari butahire saa 12 n'igice z'umugoroba. Ubwo nibwo papa yaje, urumva yakoresheje teste ziwe cyangwa se n'ibyo bindi yakoresheje, arangira kindi yakoze, yasanze umwana akiri muzima, arafata bamukorera cesarienne, baramubaga, bamukuramo umwana, n'abandi bacukura hirya batangira gushyingura. Noneho bafata isanduku baramanura mumva hasi twirukanse cyane, uko nago tajya kuvuga uko bacuke cyangwa se ko yashatse abandi bantu bakimanura mu murambo wa mama. Mukadata aragenda afata ka gahinja, tuvuge nkuko ushobora twafata no telefone akanagahinja, aragenda mu gikari inyuma, kubera ko bahise bacukura inyuma mu bintu byihuse inyuma y'inzu, ajugunyamo. Aravuga ngo uyu nguyu nawe nagenda ajyane na nyina, kuko nta kintu amaze, nta nicyo yabasigariye kumara, nyina nta kintu yabamusigiye ku isi. Abagabo bari bamaze kumanura isanduku ya mama, nibo bahise bamfata, baravuga ati uyu mwana icyatumye abaho kuva saa 3 za mu gitondo n'igice kugeza izi saha wamenya ari igiki. Mwihorere Imana yiwe niyizuka zabaho. Ubwo ako kanya abarundi bagenzi bacu cyangwa se bene wacu bahita banyita izina Nyiramisigaro. Iryo zina Nyiramisigaro niho ryavuye, banyitira aho ngaho kumva ya mama. Ubwo rero bamaze gushyingura, bangumiza aho ngaho, mara iminsi 7 nta nutuzi bamaye byibura dushobora kubobeza uruhinja ngo rumuzahure. Ahubwo bahise bakora agaserikeri kanje, barangije baranacukura imva, iguma bategereje ko jewe nzapfa, none nanjye bakankingura. Ariko kubera ko hari ikimana yari yaravuze, hari ikimana yaranteganyirije, niyo mpamvu
niyo mpamvu ushobora guca mu muriro ntushye ugaca mu mazi nagutembane n'ibirimi byawo by'uwo muriro ntibigufate. Nanjye niyo mpamvu Imana ndindiye aho ngaho kuri mama ndinda ubwo mvamo. Urumva bari no kumukorera sizere cyangwa se bakamubaga bakankomeretsa bigatuma ako gahinja gapfa cyangwa se nkaguma aho ngaho atari icyo Imana yamvuzeho iminsi 7 igashira. Murabizi na ruhinja ni ukuri ushobora kumara iminsi 2 niyo ruvutse abaganga bahita bakubwira ati muhereze ibere nagashaka kumara iminota 30 ataronka umwana ataragira ikibazo. Ariko nge namaze iminsi 7 barateguye iyo mva ngo bazahite bankingura. Ariko mbaho noneho umwe mu gihe bateranye mu gihe cyo kwita amazina ari uwo munsi wa 7 muri cyo cyumwe navutsemo iryo zina Nyiramisigaro bararishimangiye ko nundi niho naryitiwe. Barangije umupapa umwe niwagiriye n'abapapa namubwira ati ariko rero muzehe nawe nubwo uzi ubwenge ukaba warize warazengurutse ahantu hose hari ikintu kimwe cyakwishe uyu mwana mu bigaragara ni umurame. Haleluya. Ubundi bwira mugenzi wawe ngo iki Imana yakuvuzeho uko byasa kose kizasohora. Yesu nashimwe. Numara kubibubwira wongere kunkurikirana ariko wibuke neza nawe aho wavuye. Ushobora kuba utarajugunywe mumva uri muzima, ushobora kuba utarahuye n'icyo gihanda ariko ugahura n'ubundi buhamya ukagira ubundi buhamya butandukanye kuko umuntu wese ikigeragezo gusa nzi ko ni rusange kuri buri muntu wese. Ubwo rero noneho bahise yamugira inama yuko agomba kunjyana mu babikira aho bita mu Busanza ndibaza ni Kanombe. Noneho bagenda ati namara umwaka n'igice amaze kumenya kurya wowe uzahita umuzana ubuzima bwiwe buzakomeza. Ubwo banjyana gutyo banjyana mu Busanza nyine mbaho n'ubundi ngize umwaka n'igice twihuse bankurayo ndaza mbarana mukadata mumva n'ubundi ntaho nari mvuye naho nari ngiye. Nimba umuntu yarashatse kumpamba ndi muzima noneho nkaba narinje nisumbuyeho y'Imana ari kimpagazeho n'ubundi bivuze ngo umutima yarafite mbere ntaho wari wagiye. Haleluya. Ariko Imana yacu ishobora byose kandi ni umunyembaraga. Yesu nashimwe. Iyo mbyirutse bintera kuyicyubahiro bintera kuyihimbaza bintera kuyivugira bintera kuyibyinira ntitaye ku byejo hazaza cyangwa se ku buzima umuntu abahagazemo kuko mba mvuga ni kuko Dawidi niwe yavuze ngo nibiki ijambo mu mutima wanjye kugira ngo ntazagucumuraho. Nanjye rero iyo nibutse iminsi ya kera nkibuka aho hantu mbituma nyirambura amaboko nkavuga ngo nishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Ubwo rero noneho naraje n'ubundi nkajya turya ibiryo bagira ibirayi akaza kansukiraho igisenda najya kurya kabiri bikabirananiye ubuzima bukomeza kuba bubi. Ubwo noneho intambara ibirabaye nyine ndakuze intambara yabaye umusaza wanjye njyana ku rutugu anjanye ku rutugu numva ubwoba buranyishe kubera iki icyo uzaba cyo ugitangira kare kandi cyawe kiragutegereza nago ugitegereza. Imana yari izi neza yuko izamumekeramo umwuka wayo wera uwo mufasha w'umwuka akaba ari we uzakufasha uko yabonaga ko nzaba ndi imfubyi itagire epfo na ruguru. None numva mfashwa n'ikintu cy'ubwoba numva sinzi ukuntu bigenze ndangije ndarango nankire hasi. Ubwo twinjiye mu ntambara yabaye muri 94 kuko ndabibona gucya ndabyibuka nari inzu ubwenge. Ndangije nsaza imigeri papa aravuga ati wakize urwa mama wawe urabona urunguru uri burukire nuri bubashe kwigenza nuri bugire gutubusa urikorera ibiki basi ngo uvuge ngo uragiye. Ndavuga nankire hasi akinkira hasi ateye nk'intambwe mwageze hariya baba baramurashe isasu ryo mu gutwi abarapfuye. Ubwo ngewe mba ndasigaye Imana ibirandokoye. Haleluya. Kuko ni Imana irinda ijambo ryayo ibihe kandi nabwe kugira ngo rizasohore. Ntago ijambo ntago isezerano risohorera ku giti bene data cyangwa se bakristo namwe munkurikiranye cyangwa se namwe turi kumwe ahubwo iraririnda rigasohorera ku muntu. Nta kindi wibuke ko ntago ikigeragezo ari igiti. Ikigeragezo umusaraba si igiti ahubwo umusaraba ni mugenzi wawe muri kumwe. Umusaraba nicyo wicariye nk'ibyo ngo nyine ni urugero mbahaye. Mutaza kwibaza ngo subundi ngo mu mama ngo sinumva ariwe yikururiye mukeba naga ari ukumwikura ahubwo kwari ukugira ngo jewe ubwanjye indemera ubuhamya kuko isezerano rirarushya kandi riragora kandi rirashakishwa. Haleluya. Rero ufate ngo uwo mu mama mukadata umufate nk'umwanzi ahubwo icyagiye nk'ubu mubonye namuhindura nk'umukunzi kubera ko nawe ntago yari umwarimu wa mama no kugira ngo nanjye nige nzabona icyo kuvuga. Yesu nashimwe. Ubwo rero noneho apfuye papa nyine yarari musimbutse arigendera ubuzima burakomeza.
ubwo noneho rero dusimbutse twihuse cyane twagiye gutangira ishuri papa baramufunga nyine habaye ikintu cyo gutwara abagabo bose baramutwara karitsiye isigara ari yaba mama gusa noneho ku ishuri badutuma umubyeyi banumye umubyeyi ndaza ndamubwira nyimara kumubwira nta rindi jambo yanshubije ijambo rivuga ngo ndi mukaso nago ndi nyoko rero nago naguserukira kuko nago ndi mama wawe ubwo nyine naragiye ngera ku ishuri aserukira abana ba mukadata ndetse nabe nge nsigara nyine nicaye mu ishuri twari turi mu wa mbere wenda mutagira ngo ni ishuri rindi rikabije ni mu wa mbere primaire noneho ubwo ngubwo bandi babyeyi abana n'ababyeyi babo barahaguruka nge nsigara nicaye mu ntebe ubwo no mwarimu arambaza none se imisigaro we nta mubyeyi ugira nabwira umubyeyi ngira tubana n'uwo nguwo ariko namubwira arambwira ngo ni mukadata si mama twihuse cyane rero byabaye ngombwa yuko mwarimu agira inama musaza wanjye aravuga ati ntuzongeye gutuma arya ibiryo byo mu rugo kuko nimba umuntu amwihakanye ahangaha ntamuserukire no mu rugo ndibaza ntibimeze neza twihutije cyane rero yafashe icyayi aragitegura kandi uwo muramukazi wanjye ubu aracyariho afata icyayi aragitegura aramashije iminsi 3 ntarya ibiryo byo mu rugo arakinzanira kumbe yashyizemo sumu ya panya ndakinywa maze kukinywa musaza wanjye yahise agaruka yiruka mu gitondo kare uko twe tugiye kujya ku ishuri abana be bagendaga bankubita banyaka ikaramu inyuma na mfite y'akaramu icapa zose kubera iki kubera ko nta kintu cyari kibuze ubwo rero baranayinyaka bankubitira mu muhanda ubwo birebire byabaye birebire noneho kugeza ubwo musaza wanjye icyo gitondo yahise agaruka azanye teremusi y'icyayi yemera kujya kuyigura muri resitora atari uko mu rugo habuze amata cyangwa se habuze ibindi binabwo ari ubyo bwo kugira ngo andinde umubisha cyangwa se andinde uburozi n'ubundi asanga namaze kukinywa ikindi arakimena asanga nyine natangiye kuzengerera murabizi ko iyo umuntu anyweye kinini bitewe nuko nge nabyumvishije urazengerera ukumva ibintu biranuka mu mutwe ukumva nyine wazengurutse binasama umutima arangije ribwiriza afata amazi arayampa ndayanywa rero n'umuntu uzakuroga Imana yarakuvuzeho ijambo utari wabaho umenye kutazarogeka n'ubiryo uzabirnya unabiruke ahubwo akubona uri kugenda uhagaze haleluya ubwo none amazi ndayanywa ndazanzamuka gusa umunsi ntago nagiye ku ishuri hashize iminsi 3 narasura ku ishuri iminsi 3 irangiye nibwo nasuye ku ishuri mwarimu mbajije mubwira ko nari ndwaye gusa ariko sindirwa njya muri byinshi ubwo rero ubuzima burakomeza biba ngombwa yuko umusaza wanjye atumiza abasaza bakuze yirukana uwo mugore n'abo bana bose baragenda dusigara twenyine mu nzu abajura bakajya badutesha umutwe nibo baduteraga abo bisengeneza banjye na ari nabo abereye ise wabo bakajya badutera ntitusinzire ngajya ndara mvuze induru mu ijoro ryose baduterereza inzoka iza ku gitanda inzoka ntiyaturya imanuka munsi y'igitanda kuri simibaza inzoka yacukuye umwobo ikamanuka munsi y'igitanda ariko ntigira ikidutwara kugeza ubwo Imana yaturinze nitwagira icyo twajya duhuruza tuvugije induru akaba ari bo baba mbere mukuza kutubwira ngo ni mukomere kandi ari bo badutera Imana iduhagararaho gutyo kubera iki ryasezerano rirwanwa kandi rikanageragezwa ubwo rero mbanje kugukomezaho gatoya nkubwira ngo Imana nimba ari ikintu yakuvuzeho niba kuroga nuzapfa niba kugambanira ntago uzafatwa ndetse ikigeretse kuri icyo imigambi yabo nizahama nta nubwo izanasohora imigambi y'ababi bose nta gaciro igigira Yesu nashimye ubwo rero noneho nta kindi cyakurikiye nyumva batwari ibanye bigeraho mu musaza wanjye ashaka umugore turabana arumva nararwaye amavunja bamfashe nabi amavunja aranyica muramukazi wanjye agiye kumandura akajya yihera kurwara rw'ikirenge atondekanya nk'urimo guca umurongo mwiza cyangwa se nk'urimo gutondeka amasaro agiye kuyatunga ku gati kugira ngo bayambare cyangwa se dusipoze burusheti umuntu agiye kurya noneho zigera hano ku munwa akajya nahaziterekaho aravuga ati nizibeshe zitakare namwe nimwumve kugira ngo umuntu agushyire imvunja ku munwa kandi muramukazi wanjye aracyariho yanayibona atanabibona nyine ntago ari ukumwanga si no kumwandagaza ahubwo no kugira ngo mbonereho no kugushimira kuko hari undi mundemera ubuhamya nzavuga mu gihe cyo gukora kw'Imana haleluya ubwo rero nanjye naracecetse arampandura none arangije afata rwa rusenda rwa kamurari
kwa murari utungutu muratuzi dutoya aduhondana n'umunyu amaze kuduhonda araza akajya yomeka muri bya bisebe yagiye avanamo imvunja noneho akajya hapfukisha iki urusenda n'umunyu umve imvunja ziri ku munwa nago mfite ukuntu ndi buvuge sindi burire ninjya kubumbura umunwa ndahita nzihekenya mu by'ukuri umva imigi yo naranayimize ubu ndibaza nuko ari Imana yambo yakimvunja naraziriye pe ariko muragahora kungo mugira neza bugacya bukira none ubwo nagumye aho ngarambira ngo ninjye kwirukanka ahantu hari udushinge mbona nirukanka nibiri bunshobo cyangwa nicara hamwe numva arankubita ariko amare sinari burire sinari bwasame nkadandira mvuga ngo kubera iki mbumbye umunwa nago imvunja kugira ngo zitanjya mu kanwa ubwo rero ubuzima burakomeza papa arafungurwa abaranapfuye yapfuye ku itariki 19 z'ukwezi kwa 12 mu 2000 nuko nari ngeze mu mwaka wa 3 urumva nyene nakomezaga ngenda nibuka ntago nari kugenda byose mbitondeka ku murongo papa ngeze mu mwaka wa 3 turangije igihembwe mitanda nabisoreza aho ngaho ubwo rero urumva ubuzima burakomeza kugeza ubwo nyine nageze nkavuga ini ishuri giye ndariretse maze kurireka abasaza banjye batuvugiye kwigira ikirara ugiye kwigira ikigoryi nta nubwo utekereza n'ubuzima wabayemo byibura ngo wiga ukomeze nese numva ko kuva papa apfuye n'ibyo bankoreraga byose nta kiza na kimwe nigeze mbabonaho ahubwo narebye sanga n'undi byose birutwa no kubyihorera ubwo naho ngaho nahise mparikira ishuri ubuzima nyine burakomeza kugezaho nakomeje kwiga muri amukazi wanjye urumva nabyo byabaye ibibazo akajya nkubita ibi bibazo birebire cyane none kugeza ubwo ngejeje imyaka 15 babwo nari maze gukura yanankubita byibura nka nasama nkarira ariko nta wambaza ngo wabaye iki cyangwa se ngo bimeze gute oya rero numva ubuhamya kuva ku ivuko ryanjye kugeza aho ngaho araho ngo nabicira ariko ntarasoza wowe ubwumvishe namwe torero rigari kuko ndabona muri bagari cyane niwumve ngo birababaje ahubwo biranejeje kuko niyo mpamvu ushaka kubona mbivuga nta gahinda nta n'umubabaro ubwo nuzuye umwuka kubera iki ijambo rimwe ryenyine yamvuzeho riri muri Yeremiya igice cya mbere umurongo wa 4 murakoze nawe utarakanda subscribe kanda ku kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi turabakunda